munsi tugiye kurebera hamwe isuku y'umukobwa cyangwa y'umugore. Nakifuje ko nakabaye naramenye kera cyane, kuko ni ngombwa ko nk'umukobwa cyangwa umugore ugomba kuba wikora isuku ahantu hose, cyane cyane uri umuturanyi wo hasi aho ngaho. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe isuku umukobwa wese cyangwa se umugore agomba kuba yikoreye kugira ngo uhumura neza, usa neza, nawe ubwe wumva umeze neza nk'umuntu. Alright? Welcome back to another episode of I Learn, We Learn, We Grow Together. Amazina yanjye ni Sandrine, ni muri mushyashya hangaha. Hano dusoma ibitabo, tukungurana ubwenge, tukaganira ku bintu n'utundi, byaba iby'abana, abagore, ubuzima busanzwe, business, relationship and so many others. So, nurangiza kureba video kumva rikunze, ushobora kuduha support by subscribing, cyangwa se ukaduha comment, uburyo ubitekerezaho, ukaduha igitekerezo cyawe, cyangwa se ukagira ikintu tubaza, nzaba mpari kugira ngo mbasubize, some na comments zanyu. Alright? Yes. Isuku ya mbere nakifuje kuba naramenye, twese dukora twiborosa. Kwiborosa ni ibintu bisanzwe, ariko usiye ko n'abantu batiborosa. Like bro, girl. Ariko ikintu cy'akarusho namenye mu kwiborosa gishaka kugufasha guhumura neza, ugahora umeze neza, ni kwiborosa kabiri ku munsi, ukibyuka mu gitondo na mbere yo kujya kuryama. Ikindi kintu cyampindurira ubuzima mu gukora isuku yo mu kanwa ni ugukoresha mouthwash. Mouthwash ni ibintu bimeze nk'amazi, nyangwenda benshi mwebwe murabizi, babicuruza muri supermarket. So nyuma yo kwiborosa urayifata ukayishyira mu kanwa, irarura cyane cyangwa se iraryana mu kanwa somehow, nk'umunota umwe cyangwa se amasegonda 30, ukajundika nyine ukajya wuza ukajundika wanze nyine ugacira. Biragufasha kugira ngo amenyo yawe aba ameze neza, ikuramo imyanda aho uburoso butabashije kugera cyangwa aho utabashije kugera uri kwiborosa, igatuma uhumura neza nk'ufite ikintu cy'icyuka unukira abantu. Nk'umukobwa, isuku yawe yo mu kanwa please ni ikintu ugomba kwitaho. Niyo haba ari mu gicamunsi cyangwa se isaha iyo ari yose y'umunsi ukumva ubishye mu kanwa cyangwa uri guhumeka naho mu kanwa, ako ka mouthwash ushobora kukagendana, cyangwa se hari n'utundi duspray basprayinga mu kanwa batwitangira ngo mouth spray, ushobora kutubaza muri supermarket. Ako kantu ni akantu gatoya ko mu gacupa ugashyira mu ishakoshi yawe, isaha yose wakumva uri guhumura nabi mu kanwa cyangwa se ubishye mu kanwa cyangwa uvuye nko kurya ibiryo biri bitume ugira umuhumuro mubi wo mu kanwa, ukagaspurayingamo ukikomereza. Alright? Yes. Ikintu cya kabiri nasobanukiwe ntinze ariko ntari nzi akamaro kacyo, ni ukunywa amazi menshi. Iyi niyo ngingo y'ingenzi kurusha izindi zose ndi buvuge. Amazi ku mugore akora ibitangaza. It creates wonders. I can't even stress this enough. Amazi aragufasha kutarwara infection mu gihe unyweye amazi ahagije, byibuze litiro 2.5 kuri 3 ku munsi. Ibintu by'ama infection ya hato na hato aba yizana utazanavuye, nubwo ibitera infection ari ibindi, ariko buri amazi ni umuti wa mbere nk'umugore ugufasha gukira ama infection. Ushaka no kumva infection zije kunywa nk'akantu ko burya wanywa amazi menshi bigashira. Amazi atuma skin yawe imera neza, ukabona nyine uruhu rwawe ntabwo rugumagaye, ntabwo rufite umwera. Hari n'abantu barwara ibiheri kubera ko badafite amazi ahagije mu mubiri, ugasanga uwihaye hagati y'amezi 3 ngo wongera amazi unywa buri munsi, uruhu rwawe rushobora gukiriyaringa neza ibyo biheri n'ibishishi bigora mu maso bikagenda burundu. So amazi ku mugore ni igitangaza. Kandi ikindi kintu namenye ejo bundi ni ukunywa amazi ya coconut. Sinzi na mu Rwanda haba coconut, hano i Buganda niho nziza, ariko mu Rwanda nta coconut nyinshi nigeze mpabona. Ariko amazi ya coconut akora ibitangaza. Ikindi kintu ntari nzi nk'umukobwa nkaza kukimenya nyuma, ni uko iyo usohotse mu nzu nk'umukobwa uba ugomba kugendana akantu k'agatambaro cyangwa se papier mouchoir cyangwa se tissue yari yose muri bag yawe. Njye ntabwo nabaga mbizi, nabyukaga mu gitondo nkafata bag kasita mfitemo telefone yanjye n'amafaranga wenda na rinete nkahita mbura. So kugendana aga papier mouchoir cyangwa se agatambaro biragufasha kubera ko nk'umukobwa anything can happen. Ivumbi rishobora kuza, ushobora kujya mu mihango by'ugutunguye, ushobora kugira ibindi bibazo,
witsamura nk'umukobwa ugomba gushira agatambaro ku munwa cyangwa se abana ko ugakoresha hano mu ntuze hariya ngo bahita ngo kinanwa mbyibuka ariko nk'umukobwa ugomba kuba ufite agatambaro gashaka kugufasha anytime mu gihe ibibazo bije ibyuya bishobora kuza ugakenera kwihanagura mana kugendana agatambaro cyangwa se tissue cyangwa papier mouchoir n'ibintu byamindura ubuzima can't even say it enough nta nta n'umwe ushaka kujyana afite agatambaro abakobwa bamwe na bamwe they take it far bakanagendana wipes zino z'abana cyangwa se zino dukoresha dukora makeup so wipes ni ikintu cy'ingenzi kubera ko anytime uburi uzikenere kuba umukobwa ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba umugore ntabwo ari akazi koroshye ikintu cyo cyose kiba gishobora kuza anytime so ujye ugendana ibintu byose muri bag yawe ariko ntiwibagirwe agatambaro cyangwa se tissue okay ikindi kintu cyamindura ubuzima ni steaming abantu banzi muri YouTube channel yanjye ya mbere navuze kuri steaming kenshi naberetse uburyo ba steaming nzakora n'indi video ahanga kuri YouTube channel yanjye nshyashya mbere ku buryo abantu ba steaming so steaming is so crucial byibuze rimwe mu kwezi cyangwa at least rimwe mu mezi abiri n'imbuhuzi nzabereka uburyo ufata minti rosemary indimu ukabivanga ugakora steam kugira ngo ubuhumura neza n'amazi ya cloves n'ibindi bintu abakobwa dukoresha kugira ngo tube duhumura tumeze neza ibintu by'ama infection biguruke bigende nkiri kuri steaming nkoresha na detol yingi y'amazi uko nkogera mu ibase cyangwa mu ndobo noneho nkamenamo agafuniko kamwe ka detol nkakaraba neza iriya detol guys it has changed my life I can't even say it now it has changed my life in every way possible utuntu tw'infection tuba twirukase utuntu tudashinga ikuraho imyanda kandi no ku ruhu hose ikuraho imyanda ubu utazi aho yavuye abantu baba wasuhuje telefone yawe urayifata ukajya muri toilette ugakaraba intoki ukasuka itongera ukayifata ugasuhuza abantu ukongera ukayifata buriya telefone nicyo kintu cyambere gifite imyanda myinshi mu bintu byose dufata kuko turayihorana kandi tuyifata twakoze ku bintu byose so no gusprayinga telefone yawe ugasprayingaho sanitizer biragufasha kugira ngo ukureho bacteria zose ziba ziriho kugira nuyifata ukongera ukayifata wanakarabye intoki tongera kugweriza ya myanda alright icyo dutwara ku ngingo ikurikiye ivuga ngo ntago ugomba gukarabya uriya mukobwa wo hasi yo ngiyo muturanyi uko wiboneye n'intoki uvanye ahantu hose ubonye uzanye intoki uvuye gukata inyanya uvuye gukata ibitunguru simanye usuza abantu urujagare all over the place uraje ngo kubera ko bakubwiye ko ugomba kwitabaza ukahita witabaza ukoresheje intoki wapi uriya mukobwa ugomba kumwubaha ukamuha agaciro ni byiza gukaraba intoki neza warangiza ukajya wakwitabaza kugira ngo wirinde kwinjizamo imyanda yose ubonye utoraguye aho ubonye intoki zacu ziba zifite bacteria nyinshi cyane okay ikindi kintu ni ugukoresha amazi igihe cyose ugiye mu bwiherero waba ugiye gukora ibikomeye waba ugiye gukora ibyoroshye ugakoresha amazi biragufasha kubera ko hari abantu benshi hari abakobwa benshi bamara gukoresha ubwiherero ugasanga nk'ikariso yawe irahumura nabi cyangwa se utuntu tw'udukari utuntu tutameze neza uba ugomba gukoresha amazi ya sisiteme y'abasilamu kubera ko amazi si yo kumufasha kubaho hafite isuku kandi unahumura neza biragufasha kumva nawe ubwawe umeze neza kumva ukomeye hari ukuntu barumva byarahindutse mbere ntakoresha amazi n'ubu ngubu nkoresha amazi ndi kumva difference ikomeye so ujye ukoresha amazi anytime hari abantu bashira utuntu twa turobine tw'umugozi ntabwo ukuntu batwita muri toilette ariko wahita dufite washyiramo akabido cyangwa agacupa anything ngomba gukoresha amazi ni ikintu cy'ingenzi igihe cyose nk'umugore ukoresheje ubwiherero ikindi ni abantu bajya koza uriya mwana w'umukobwa bakajya gushyiramo isabune guys ushyiramo isabune ndavuga ko hari abantu bashyiraho isabune hari n'umwe ngashyirayo omo bro ntabwo hari ahantu bashyiramo ibintu byose uko wiboneye nta nubwo uba ugomba gukora kure uko wiboneye kubera ko Imana yaharemye mu buryo hafite acide ziri naturelle zihoza ubwaho ikintu cyonyine ugomba gushira hariya ni amazi meza afite isuku amazi atavanye ikintu kimwe so abantu bashyira isabune please it's
stops here. Uzarwara ama infection akwice, uzarwara ama infection akuzengereze. Niyo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi ko nta kintu ushyira hasi uretse amazi ari plain. Okay? Ikindi guys, umuntu w'umukobwa utogosha uri mu biki? Ubujya hehe? Ubujya mana we mbabarira. Please and please, kogosha ni ikintu cy'ingenzi. Umeze neza, ufite agasuku, utajabiriye, uri umuntu w'umukobwa umeze neza, nose umva umeze neza. Kandi ntabwo wogosha umukobwa wenyine, wogosha no mu kwaha, wogosha n'ahandi hantu hose, cyangwa se ukunda kugira imisatsi myinshi ukogosha no ku maguru. Harandyamo n'abiyogosha ku maguru, mu maso ukabona ari kwiyogosha n'ibindi. So kwiyogosha nk'umugore, please and please pay attention. Kutiyogosha bizana imyanda myinshi, bibika imyanda myinshi, kwishimagura, amaburu n'ibindi. So kwiyogosha ni ikintu cy'ingenzi. Uba ugomba kugikurikirana byibuze buri kwezi bitewe n'uburyo imisatsi yawe ikuramo. Okay? Ikindi kintu ugomba gukurikirana nk'umukobwa cyangwa se umugore ni uguhindura amakariso yawe byibuze buri nyuma y'amezi 3. Ugahindura amakariso yawe ukagura amashyashya. Kerekana niba ufite menshi ku buryo utasubiramo cyane, ariko niba uyasubiramo cyane ni byiza ko uhindura amakariso yawe buri mezi 3. Kandi ukanika amakariso yawe nyuma y'uko uyameshe, ukayanika ukayashyira ku zuba. Nimba wenda uba nk'ahantu udashobora kwanika amakariso yawe ko hari igihe bigorana, hari igihe gishobora kuba ari igihe cy'imvura cyangwa se utuye nko mu gipanga ahantu abantu ari benshi bari buguseke, ni byiza ko utera ipasi ikariso yawe uko ugiye kuyambara. Ukabanza ukayitera ipasi neza, ukayitwika hari hagati honyine ariko apana hose. Byase hari hagati ukayitera ipasi ukajya wayambara kugira ngo ya myanda izuba ryari kwica cyangwa se za bacteria izuba ryari kwica byicwe n'umuriro wo mu ipasi. Okay? Ikindi kandi njyamo n'ari abagore bakunda gutumbika amakariso, ukabona amakariso arazanye y'icyumweru cyose yarunze hamwe cyangwa ukwezi kose ayarunze hamwe. Biriya ntabwo ari byiza. Impamvu atari byiza ni uko iminsi itandukanye ujya ahantu hatandukanye. Iminsi itandukanye ujya ahantu hatandukanye ku buryo ushobora gukora infection ahantu, izo infection bikaza zafashe mu ikariso, waza ukahita uyishyira, ukahita uyitumbika aho izindi ziri, kandi izindi nta ma infection zifite, ugasanga wanduje ama infection y'amakariso yose ari mwaho ngaho, cyangwa se amakariso amwe ugasanga avamo irange ugasanga yanduje ayandi, kandi ibyo ntabwo tubishaka. Ujye ufura ikariso buri uko ugiye ukaraba, iyo ngibi ivuye mu nzira nujya kuyambara uyitere ipasi ugende umeze neza. Okay? Ikindi ndi busorezeho ni ukuba nk'umukobwa inzara zawe ziciye, inzara zawe zisa neza, ibintu byo kugira inzara zirimo ibintu by'imyanda y'umukara, kandi tuba turi bukoresha izo ntoki twitawaza nk'uko maze kwivuga, twikorera isuku ahantu hose. It's not so good. So ni byiza yuko wikorera isuku inzara zawe nk'umukobwa zikaba zimeze neza. Nakoze video ngaragaza ibintu bishaka kugaragaza yuko uciriritse, mvuga ese abakobwa bagira inzara ndende zimeze nk'izasaka bakaba bameze bate, bikorera isuku gute, babayeho bate. So it is so important ko inzara zawe ziba ziri on top. So ni byo umunsi nashaka kubasangiza. Ushaka kutubwira nawe indi suku wavumbuye nyuma cyangwa se ikindi kintu umva nibagiwe muri comment uko ubyumva, cyangwa se n'igitekerezo gishyashya, anything we appreciate. Thank you so much. Bye bye.